ukagira ubutunzi ariko ukanabona ijuru. Uwiteka akakwemera. Wogejwe na Yesu watunganijwe n'amaraso ariko yaduhagiza amaraso mezima. Inyambaro yawe ureba si uko watinyaga kera ubu utatinya. Samweli aherako asuka kuri nde? Dawidi. Kandi bakuru be bari bahari. Bibiliya itubwira ngo bari abantu bakomeye beza b'ibihagararo bafite isura nziza. Iryo jambo ibyo murabizi kundusha, ariko ijambo ryongera garuka. Bari abantu beza bakomeye, hari abantu bafite ubwiza, hari abasore b'ibigangu, hari abasore bagari. Ariko Uwiteka aravuga ati aba bose ntabwo njya mbemera. Haleluya, haleluya. Mugire umutima wo gutinya icyaha. Avuga ati genda nugera ndakwereka ukwiye gusuka amavuta. Yamureba igihagararo ati n'uyu ufite uwo yiwe ntabwo ndi kumwemera. Nuko ari mwiza, nuko akeye, nuko ari buga, nuko ari mwiza, ntabwo ndi kumwemera. Ni zero. Uwo nguwo se nsuka iwe y'amavuta se ariko kureba ku buranga w'Uwiteka ati oya, ubu ntabwo ndi kumwemera. Mwaramutse. Haleluya. Ati hari uwo ndi gushaka. Ijambo ry'Imana ni umuhigi. Ati hari uwo ndi gushaka. Babaza se ati ariko nta wundi mwana ufite? Ati hari akandi kariya hirya. Kari kuki? Kari gukora iki? Kari kuragira intama. Haleluya. Hari akandi kariyo hirya. Mwuka w'Imana uza kuri. Haleluya. Umwuka w'Imana uza kuri Samweli avuga ati uwo ari kwita kuri. Sinigeze ngo amen. Uwo taretse ku isura, niba ari igikara biramureba, niba ari inzobe biramureba, uwo niwe nshaka. Ntabwo iby'isi byari bikwiye kuturyohera, kubera ko ibi ngibi ni ibitunezeza mu gihe gitoya. Haleluya, haleluya. Kubigira ntabwo ari bibi, kuba umutunzi si bibi, ahubwo ugomba kubikiranukiramo Uwiteka akakubona neza. Marangije ndamusuka, Uwiteka Imana ngabwira Samweli ati musukemo ayo mavuta, nurangiza yose yakungumure nanjye na gato gusiga uyamumene yose yose. Imbere y'abakuru wowe ntabwo Uwiteka yaguteje iteka. Urebye aho wari uri no kuba wavutse no mu muryango wanyu, ni ndi wabishobora kukubakira inzu, ariko n'uburyo ubyibuka ujya uvuga ngo Mana warakoze. Ariko ushingiye aho uri nawe wicaye nawe uhagaze, uri kuvuga ati data warakoze, wagize neza. Nibyo cyangwa ntabwo ari byo? Haleluya. Imana yabagiriye neza n'abaguye. Abantu mufite amarobine, mufite uburyo. Mbere twabonaga abantu bafite imiriro, bafite amazi, tukabona ari ibintu bikomeye. Ubu mufite amazu meza ameze neza. Uwiteka yarabaguye, yabagiriye neza. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo numara kurya ugahaga ntuzibagirwe aho wageze gute, aho wavuye. Ntuzibagirwe aho wavuye. Arangije Dawidi yisubirira kwiragirira intama kuko kari akazi ke, ariko Uwiteka yari yaramubonye. Amen. Uwiteka yari yaramubonye, yari yaramubonye. Haleluya. Uwiteka yari yaramubonye. Abayobora ibice 6 ku murongo wa 4 mu isezerano rishya. Abayobora ibice 6 ku murongo wa 4 cyangwa uhere ku murongo waho wa 6. Abayoburayo ibice 6 uradusomera duhere ku murongo wa mbere. Ni page 224. Page 224. Abayobora ibice 6 ku murongo
wa mbere wabaga dusomeye mu izina rya Yesu karibu twapakira. Amen. Abaheburayo bihanangiza gukuza amajyambere. Dusomere. Nicyo gituma mukwiriye kuba mu byambere tukigira imbere ngo tugere aho dutunganirizwa rwose, twongera gushyiraho urufatiro bwa kabiri, ariko kwihana imirimo. Twongera gushyiraho urufatiro rwa kangahe? Haleluya. Haleluya. Twongera gushyiraho urufatiro rwa kabiri, kuko iyo tuvuye imyaka 2 n'amezi ni kure. Twari mu rufatiro rwa mbere, ariko ngo dukwiye kwihanangirizwa ngo tukagaruka tugashyiraho urundi rufatiro rwa kabiri. Urufatiro rwa kabiri bisobanura iki? Nta makimbirane, nta bibazo, nta ntonganya, nta bintu bihari. Tugashyiraho urufatiro rwa kabiri. Haleluya. 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 Amen. Haleluya. Iwawe mu rugo ugashyiraho urufatiro rwa kabiri, kuko iyo twari turi ni habi ngo tukongera tubwirane tukisubiramo. Niko biri kuvuga ngo tukongera tugaruka tukisubiramo twebwe bwacu, tukareba ko urufatiro rwa mbere aho twagiye nabi, urwa kabiri tugaruka tukagenda neza. Komeza. Kwihana imirimo ipfuye, kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana, cyangwa ngo twongere kubigisha ibyo kubatizwa no kurambikwaho ibiganza. Kuko murabizi ibyo se ni mubizi, ibyo murabizi no kuzuka kw'abapfuye n'iby'urubanza bwite. Ibyo Imana nibikunda tuzabikora. None se ninde utazi ko azakorwa mu mubiri? Ibyo byo turabizi, niyo mpamvu mugomba kubizirikana. Avuga ati ndiho none, ariko uzi ko hari abantu babyibagiwe. Hari abantu babyibagiwe disi. Isi iraryoshye we. Hari abantu babyibagiwe. Uzi ko hari abantu babyibagiwe. Turi kugenda hano ntabwo ari iwacu. Haleluya. Haleluya. Yego none hano ntabwo ari iwacu. Turacumbitse. Nigeze mbabaza ijambo rivuga ngo mbese ufite inzu ukagira negisi nziza, washaka kwishyira n'irangi, umuntu urimo umukuramo cyangwa umurekamo? Umurekamo cyangwa umukuramo? Kandi wamurekamo? Kandi ushaka kuyikora neza? Aracumbitse cyangwa ntabwo acumbitse? Abacumbitse uramuga ati uvuyemo manze ngo inzu yanjye neza, ubundi uzayigarukamo umaze kuyikora neza. Ayivamo akajya gushaka ahandi hacumbika. Umenye ko turi abagenzi. Hano ni rya jambo Karoli yatubwiye rikomeye cyane, ati hano hari akazi ariko nta nyungu. Turayikora neza, tukayitaka neza, tukayishyiramo amazu, tukayishyiramo inzu nziza we, tukayitaka tugashyiramo insengero nziza, kandi turabitaka. Kandi nta n'umuntu upfa umuntu wese apfa afite intumbero. Ntawe upfa afite intumbero. Ni ukuri. Bari kuvuga ati ejo nzakora iki, kuwa kabiri nzakora iki, kuwa gatatu nzakora iki. Ariko ejo bundi hari umugabo wagiye muri Mahoko araryama azinduka yapfuye. Ibyo byo murabizi, murabyumva. Ariko ikayi kagira gute? Isi kayi karakubwira ngo warayikoreye, wayigiriyemo neza amahirwe, wariye neza, waranyoye, none kuwa kabiri saa 8 z'ijoro ngwino twigendere dusubire iwacu. Ubisigira abandi, ibyo biri kubitekereza. Ntabwo ubona uri munini kuvuga ngo ngewe ni nduriho. Oya. Ahubwo ngo niba tukwiye kwisubiramo, bya bindi bizambe tukabijugunya, tukagaruka tugakorera Uwiteka dufite ubwoba. Iwawe mu rugo Uwiteka akaba yagusanga akabura ngo ngwino tugende, agasanga ukijijwe, agasanga kikurimo. Komeza. Nshaka ubundi ku murongo wa 4 neza. Nushaka usimbuke ku murongo wa 4 tumanuke.
ku murongo wa 4. Ku murongo wa 4. Kuko bidashoboka ko abamaze kuvirwa n'umucyo babandi babatijwe, babandi bakomejwe, babandi bihana, babandi bari babatijwe kera, yewe kera yego, bagasogonge, bakaba n'abanyempano, bakaba abanyerekwa, bakaba abantu bafite imbaraga, bakaba baririmbi, bakaba bazi kwantona, bakaba baririmbi, bakaba abanyamasengesho, bakaba abakozi, bakaba abantu beza cyane, ndetse bakagabana no ku mwuka wera, bakaba abakristo, umwuka wera bakawugira. Kandi uyu muririmbyi, iyo ari umuririmbyi aba agabanya ikintu cyiza gifatika kimugirira akamaro mu mubiri we. Icyo ni rwose, bagasogongera ijambo ryiza ry'Imana kandi bakarihana n'imbaraga z'igihe kizaza, bakizigamira mu gihe kizaza, bagasenga, bakaba baririmbi, bakaba abanyamasengesho, ndetse bagashyiramo n'imbaraga nyinshi cyane no mu gihe kizaza bakizigamira. Komeza. Maze bakagwa we bakagira gute? Maze bakagwa bakagira ute? Bakavamo. Nibishoboka ko kongera kugira soma neza. Nibishoboka kongera subiramo iryo jambo, soma ukarunda agashaka, subiramo. Kandi bari abakristo ni gute kandi bari barasogongeye, kandi bari baramenye, kandi bari abakristo, kandi bari abanyamasengesho, kandi bari abavuga ndetse bagahabwa no ku mwuka wabo. Kuko bidashoboka ko abamaze kuvirwa n'umucyo bagasogongera impano iva mu ijuru, bakagabana ku mwuka wera, bakanasogongera ijambo ryiza ry'Imana, n'imbaraga z'igihe kizaza, bakavamo. Ntibishoboka kongera kubahindura bashya ngo bihane, kuko bagize kwibambira umwami. Ayiga Mana we, waza tukajya gusenga. Ejo bundi nasenze kuwa kabiri, menye ko nagiye gusenga, twakiri gusenga muri groupe bwa Yesu, wiruka gusenga rya Yesu, ni igipambara yapfuye kera. Waza tukajya muri repetition, iyo korali we Yesu bishaka ntabwo ndi kuyikunda, akijya kuzara umuntu aguhamagara baragukuru Yesu. Iyo nayo ni impano yawe. Hari abashoboye kwicara iriya, hari n'abashoboye kwicara amakorali. Uretse umuhamagaro, wahamagawe n'Imana, umwanya wawe wa mbere wahinde. Iyi warakoze. Akigeza mu mwabyumvise, niba shobora wajya kumuvuna se, wamushobora se, uwo muntu wajya kumuvuna. Kandi afite umwuka, buri gihe akwereka ko avuye gusenga. Niba namutungiye buri mwanya akwereka ko ari umuvugabutumwa, niyo munavuganye akwereka ko ari umunyamasengesho. Arakubwira ngo naje kurasenga, twarangije amasengesho y'iminsi 2, ariko si kubiteka cyane kunyereka ko asubiye inyuma. Ni intambara yaha sengi. Dusubire ijambo. Ijambo ryankubise ijambo. Nibishoboka ko sinzi niba muri kubyumva nk'uko ndi kubyumva, kongera kujya kumubwiriza, umubwire ngo garuka, ndetse n'uwakora ibyazi. Nanze kubwira umuntu usingera cya cy'ubusambanyi kandi azi ko cya cy'ubusambanyi nawe yarakihanishije. Yaragiye mu mwuka nk'abandi akaba umuhanuzi, umwuka w'Imana akamunyuramo. Si uko bitubwiye Bibiliya se, akagenderaho agasambana, ayoberwa ari icyaha se.
Hakurya muvuga ni ibiki? Mujye baratubeshya mukora ibyo munsi, ariko noneho Uwiteka ari kuvuga ngo mbese uwo muntu yashobora kugaruka gute? Uwo muntu yashobora kongera kuza gute? Mutangiye kureba ku masaha ati mwarimu yatinze, ubu umuntu atangiye kwerekana amasafuriya. Ariko twagombye guca bugufi, ariko se ongera usome iryo jambo, hera ku murongo wa 4 wonge, ariko ntabwo mufite ngira ijambo naritse ibintu mva rineye ubwoba. Risubiremo ni ijambo riri mu bahari ku murongo wa 4 niho dusome, niho turi gushaka. Kuko bidashoboka ko abamaze kuvirwa n'umucyo bagasogongera Imana iva mu ijuru, bakagabana ku Mwuka Wera, barakoze amasengesho, barihishe, bakoze n'ubutane, bakanasogongera ijambo ryiza, bakanahagarara kuri aritari, bakanabwiriza mu giterane. Murabyumva ukuntu biremereye cyane, ukabusura kubyumva, Mana ari urabyumva, bagahagarara no kuri aritari, ndetse bakaba n'abaririmbyi, ndetse bakaba abayobozi b'abandi. Ntibishoboka ko komeza n'imbaraga z'igihe kizaza abana rizigamiye bakava mu nashambe mu n'ikiri gifite cyacu. Ntibishoboka ko kongera kubahindura. maze bakavamo. Ntibishoboka kongera kubahindura basha ngo bihane, kuko baba bongeye kwibambira umwana w'Imana, bakamukoreza isoni ku mugaragaro. Tubabarire, Yesu atubabarire. Abo bapfanye amafiyeri, abo bapfanye ibyiringiro, abo bapfanye ubwiza, abo bapfanye kugenda neza, bapfanye kurya neza, ariko nta kuri muri bo nta bugingo bafite. Wabahindura gute? Buri gihe arakubwira ngo mpagaze neza, buri gihe arakubwira ngo ngiye ngo ntacyamuhangaza, buri gihe arakubwira ninamusanze ukamuga ati Uwiteka yambwiye yuko ufata amasengesho, arakubwira ngo ngiye maze igihe ndi gusenga, ndi umunyamasengesho. Natwe rero twakwera tukabona birimo, ariko burya mu mutima wawe barangije kuguhamba kera, baragushyinguye, ariko wowe burya uzi ko uhagaze cyangwa ko utanahagaze. Yesu arashaka iki rero? Ko twagaruka mu buntu, tukongera tugaca bugufi, tukongera tukiyiriza, tukabwira Data ngo naje kugira ngo yongere abane natwe. Mwaramutse. Haleluya, haleluya. Imana ishaka abagabo, ishaka abasore, ishaka abakobwa, twese iradushaka kugira ngo tuze imbere yayo twumvuka cyo Uwiteka ari kutubwira. Kandi ngo nuvuga ko wowe utari umunyabyaha wishuka, ukuri bukaba kutari muri wowe, ngo ariko niwatura ibyaha byawe ukaza imbere ya Data, Yesu azakubabarira. Ingo zacu nizo zirazishya abanyamasengesho, ingo zacu nizo zirazicunga abanyamasengesho, kandi dukwiye kugira imbuto zikwiriye abihanye n'abatubonye bakabona ko turi gusenga. Haleluya, haleluya, haleluya. Dukeneye kumenwaho amavuta, dukeneye kwimikwa. Uwiteka kongera akatureba neza, aho yatubonaga nabi ibintu byongera bikagenda neza. Yesu ashimwe. Kwambara neza, gukora ibintu runaka ntacyo byakumarira, ahubwo umutima wawe niwo Uwiteka ashaka kugira ngo akomeze kugendana nawe. Yesu nashimwe cyane. Haleluya, 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 haleluya. Mureke nidukora ibiteka yemera, nawe azabana natwe. Ijambo ry'Imana ngo munsabe icyo mushaka cyose nzagira ute? Nzakibahereza.
ariko none umva iryo jambo ryo tubwirijwe none ry'Uwiteka tubwiye. Aratubwiye ngo guhera none atubwiye ijambo ngo abo bantu kandi na jambo ry'urukira ubusa bari muri twe bamenye bakamenya icyo Imana dushakaho, bakamenya ijambo ry'Imana, bakamenya ko Uwiteka abaho, bakamenya ko ari cyo bagomba gukora, bakakireka bakarangiza bakagwa. Abo Uwiteka arabakeneye. Muze mwongere muce bugufi, buri wese asubire mu mwanya we, buri wese icyo yakoraga yongera agikore. Niba ari byaguciye intege utera umugero uvuga ati byari mu wundi mwaka, ahubwo ugaruke mu nzu y'Imana. Haleluya, haleluya. Hari abagiye mu kubera amashusho. Aya mashusho twasibye umunsi niyo usenga waraguye. Ngewe ngo kubera yuko umwana ngewe ngo amashusho ngo bara musa kayongo ngo bwiti bisamuye ngo baramusibye. Ngo ejo bundi munageze mu ngo nsanga ngo Yesu ngo yikore umusaraba ngo baramusibye. Ngo rero ngo ntabwo nzagaruka. Ntabwo uzagaruka wagiye se urwimandeze akusa ubundi wajya kwanga. Warangije kwemera kuza gusenga. Niba warangije kwemera kuza gusenga watekereye mu cya Yesu, none usubira inyuma zitanagukandagira rero nakubone neza. Haleluya. Abakoze icyo gihe Imana bahereje umugisha barakoze. Umugisha mwandikishije se? Haleluya, haleluya. Ni umugisha mwandikishije. Abakoze ibindi bizisa amafaranga yanyu avuye mu biganza byanyu mwarakoze. Imana bahereza umugisha. None se ejo bundi niturangira kwitanga amakaro tukegeza imbere mwarakoze. Yesu abahereza umugisha. Ariko icyo Uwiteka icyo ashaka ni iki? Ashaka umutima wo gutanga, kandi ashaka umutima uciye bugufi. Ugatanga kandi ufite umutima uciye bugufi. Yesu ashimwe. Haleluya. Buri wese mu murimo we. Ijambo ry'Imana n'indirimbo narazimye ngo buri wese mu itorero abo wejejwe muri ryo. Buri wese mu itorero abo wejejwe muri ryo. Yesu ashimwe cyane. Mukirinda guhemuka. Aho Uwiteka akabana namwe. Uzikora umukirisitu bari gufata amashimwe yereje amafaranga 500 kandi amafaranga yafite. Ibyo ni bibi. Uwiteka arashaka ko tugoka tukagendana nawe neza, ibintu bikagenda neza. Sindagira ngo amen. Haleluya. Wogejwe n'amaraso ya Yesu masa. Warogeshe gukizwa niki? Nisha mujya kukibaza gukizwa niki? Akaha gato n'icyaha kinini. Urabyumva? Umukristo bakamugarura amafaranga menshi kuri botike, barenza amafaranga 500. Ati ni faida Uwiteka yamaye. Gukizwa niki? Kwa ni riziki. Ibamaye Imana ingiriye neza. Gukizwa niki wamugani? Urakishijwe se? Umubyeyi akagenda gukora amafaranga y'umugabo, agakora amafaranga 5,000 cyangwa 15 yasinzeye. Ati Imana imaye umugisha. Gukizwa niki? Hari umukecuru waretse gufata yibye umumama yibye ibishyimbo. Uzukwa n'abantu biyiba afite ibishyimbo. Hari undi bigeze gufata yabimenye mu ntora apfundikana ari umumama agiye kugurisha ibishyimbo yibye mu nzi we. Nakwiba siko ari ibyawe wabyayiriza kumugaragara. Gukizwa niki? Murakishijwe. Ukizwa niki? Kizwa kuri gato, ukizwa no ku kinini. Haleluya, haleluya. Uko urinda kugira ngo udasitara ni uko wagombye kurinda ubugingo bwawe, kuko isaha n'isaha, umunota ku munota Uwiteka bari kumwe nawe. Ashatse avuga ngo ngwino tugende. Ni uko wagombye kurinda ubugingo bwawe. Yesu ashimwe. Mugenzi wateye amafaranga urataruye kandi ari imbere yawe, ngo Imana aramaye, ngaho muragundaguranye. Uri umukristo se? Urakishijwe se? Ngaho urabikoze wihereye hirya mu cyumba uzima ntabwo barakubona. Urayihishe se? Wowe Imana ntabwo iri kukureba. Umumama waherutse gufata iriya ruguru yari umuririmbyi ahantu mu Mumbazi, ariko bamufata
yagiye gukorana ibyangwa n'amaso y'Uwiteka na perezida wabo. Murakijijwe, wogejwe n'amaraso ya Yesu masa, wogejwe n'amaraso ya Yesu. Hari umwuka igifite wo gutinya icyaha. Garuka rero, garuka, reka ndere kubatinza. Ariko ngo ntibishoboka ko abantu bongera garuka. Kongera garuka biragoye. Kumubwira ngo gwire wongere garuke mu nzu neza. Cyakora ndi gusaba abantu batejutse mu makorari, mu gusenga, mu gusubira inyuma, bongere bagaruke bajye mu nzu y'Imana, ibintu bigende neza. Sindagira ngo amen. Si byose nibyo, uyu ni umurimo tuzakorera hano ukarangira, tukajya gufata ibyo twakoreye, tugezeyo tukajya kubwira ibyo dupfa mu nzu y'Imana. Nusi ko hano turacumbitse, turi kugenda. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Tugiye gusenga Imana rero, ntabwo nshaka kubatinza. Tugiye gusenga Imana. Ibyo dufite byose ni ibyayo Imana. Ahubwo mureke twumvire Data akomeza abane natwe. Twubahe Data kurusha uko twakubaha umuntu. Njya gutangara. Mujye munyihanganira. Sinjye ngivugaho yenda ngo mucumure, ariko mujye munyihanganira. Iki kintu ngiye uko twubaha iwacu, njya kukivuga sinzi impamvu. Uko twubaha iwacu mu rugo, uko twubaha abo duturanye, niko twubaha ari inzu y'Imana. Kanongere ngivugaho. Iyo tugiye kubara amaturo tugasanga amafaranga 20, ubu utekereza ko ifite byose ari ibyayo? Niyo baba banase, wowe uri umubyeyi aho yamwana igiceri cya 20, wumva ari byo? Wava umureka n'uyamuhereza. Urebye insengero nyinshi usanga kenshi ari zo baza gufata ibiceri nibyo baza kuvunjisha kenshi mu biceri. Bavuga ati rero wowe kuri mwarimu niyo mpamvu byigishije, wengera imumbaze kubera impamvu. Ariko usanga kenshi mu iteraniro, usanga kenshi ibiceri byuzuye. Njyamo ndakubivuga, ariko njyewe nagusura ukajya kugura igifanta gipfundikiye cya 600, ugatanga inoti ya 500 ukongeraho 100 ukakimereza. Iyo utanze amafaranga 100, njyewe naje ukanzimanira amafaranga 600, hajya ari njyewe n'Imana wubashye. Mujye mwubaha Yesu cyane, niwe ufite ubugingo bwacu. Ibyo dufite byose ni ibyayo. Haleluya, haleluya, haleluya. Ati ibyo ni iby'abapasiteri, ni iby'abarimu, oya. Ahubwo wowe kuba wanya nayo ni Imana izakubaza, kuko ibyo ufite byose ni ibyayo. Aho urara, aho uri, inzu, uko byitwaye. Yesu ashimwe. Ejo bundi hari umupasiteri wapfuye yari muri maboko, yayoboraga hano hepfo, ni umushumba muranyibukije, ariko yabwiye imodoka zamuherekeje. Kandi amakuru numvise abantu bavuga mu nzira, ntabwo njya nkunda kuvuga ibintu ngo mbigendeho cyane. Abakunzi bacu nibo bamugiriye neza, ariko ndagira ibintu ngibyo ndebe ijuru turi kugana muri Kanyobera. Niba turi kujya mu ijuru, niba turi abanyamasengesho, niba dukundana, niba turi abavuga butumwa, njye birancana. Ni gute abantu batumvikana? Ariko habuze iki? Habuze iki? Ni gute uyu n'uyu batakumvikana ngo baganire? Ako ndi mu rugo mfite, agusoma ndi murajyayo. Ibyo muri gukora ko ni biki? Nishyira hamwe, nishyira mu by'amadafari, nose nishyira mu korora inkoko. Hano ni hari, hano mu rusengero, ntabwo ari mu rusengero. Turabye kugenda nk'abana b'Imana, n'Uwiteka yatubona akatwishimira. Nakubona nkakubonamo mushiki wanjye. Haleluya, haleluya. Nakureba nkakubonamo murumuna wanjye, natambuka nkakubonamo mukuru wanjye. Aho nyuze ntagire inkuru zisigara, ahubwo bigasigara ibintu bigeze neza.
integuza ntabwo muri gukora ko Pawulo yaguye mwicaye mu bakristo muri gushaka mwiki imyanya yanyu ntabwo muyizi muri kujya kuvundira abakristo kandi mufite imyanya yanyu muze muri korali ntacyo kigito musubima nikiri musubiza amaso inyuma ko ntacyo guteka atakoze no gutambuka kuramuka konyine ushatse avuga ati wadamye nijoro mu gitondo uzinsungura kwavunitse ntabwo wajya gushaka imibereho ariko kuba iteka agira impuhwe avuga ngo mubeho none neje mwongere mubeho neje mwongere mubeho mwagereza ijambo ry'Imana tugiye gusenga Imana mu izina rya Yesu. Uwiteka Imana ikomeze kubana natwe. Niba warogejwe n'amaraso ya Yesu Imana iguhereze umugisha, ariko niba utari weza n'umunsi wawe mwanya wo kugira ngo wongere ugaruke mu nzu yayo Uwiteka yongera kumuha. Hari umuntu muri twe wumva yaca bugufi imbere ya data hano hantu turi aha duhagaze, hari ushobora guhaguruka, hari ushobora kuza akongera agatukira icyumweru cya kabiri gisengeye hano akavuga ati njyewe ntabwo nafashwe n'amaraso ya Yesu ndashaka kugira ngo Uwiteka yongere ameze.